Bahaye ikaze mwe mwese inshuti za TV. Uyu munsi reka tugaruke kuri byinshi bivuga ku bayobozi b'u Rwanda bahahise babeshya ubwoko kugira ngo batanya bene igihugu. Gusa hari amakuru anavuga ko abo bayobozi biganjemo abari ba perezida ba Repubulika y'u Rwanda bamwe batanakomokaga mu Rwanda. Bahaye ikaze. Imyaka ibaye hafi 130 abazungu ba mbere bakandagiye mu Rwanda, ari nabwo rwatangiye kurangwamo imvururu zishingiye ku moko yahimbwe nabo, akigishwa kugeza agesheje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibintu byafashe indi ntera guhera mu myaka y'1957 ubwo abari barashyizwe mu bwoko bw'abahutu batangizaga icyiswe impinduramatwara igamije kwigaranzura ingoma y'ubwami bashinjaga kubatsikamira, nyamara byose byakozwe n'abakoloni. Ubwoko bwatangiye kwinjizwa mu mibereho y'Abanyarwanda cyane cyane mu 1932 ubwo hatangaga bwa mbere indangamuntu zitwaga ibugu, zabaga zirimo ubwoko bw'umuntu hashingiwe ku byo atunze. Nibwo Abatutsi, Abahutu n'Abatwa byahawe inyito nshyashya nk'igikoresho cya politiki cyo guhanganisha Abanyarwanda. Iki kinyoma cyoretse u Rwanda gisobanurwa neza mu gitabo Sur les origines de génocide contre les Tutsis, livre La fabrication de Hutisme au idéologie de génocide contre les Tutsis, cy'inzobere mu mateka Murashi Isayi giherutse gusohoka muri Education Hamilton. Murashi avuga ko ahantu abazungu bahendeye ubwenge Abanyarwanda ariho nubwo bakoraga amakosa bayandikaga akaba ariyo asigara nk'ukuri, ari nayo mpamvu yihaye intego yo kwandika ukuri kw'amateka y'u Rwanda nyomoza yabo. Ati abakoloni ibintu badushoboje ni inyandiko, kwandika ibintu bitari byo. Hari abantu bakunze kuvuga ngo kugoreka amateka, ntibagoretse amateka, barayahanaguye bandika yabo. Amateka y'u Rwanda twabayemo yatugejeje no kuri jenoside, ni amateka y'abakoloni mu Rwanda, ntabwo ari amateka y'u Rwanda. Murashi avuga ko ubusanzwe mu bindi bihugu abantu bitwa ubwoko kuko bafite byinshi bahuriyeho birimo n'ururimi, inkomoko zitandukanye n'ibindi. Avuga ko bidahuye n'ibyo abakoloni bakoze mu Rwanda kuko ho basanze bahuje umuco, ururimi, abantu bavukana n'ibindi, nyamara ugasanga bashyizwe mu moko atandukanye. Ati uzasanga muri Kongo hari amoko 400, muri Tanzania hari amoko asaga 200, muri Uganda hari amoko arenga 100. U Rwanda narwo bashatse kurugira nk'ibyo bihugu byose kandi tariko rumeze. Yakomeje agira ati bahimbye amoko muri rusange, ariko by'umwihariko bahimba ubwoko bw'abahutu kuko umuhutu mu Kinyarwanda bivuze umututsi wakennye utakigira inka, kuko amafaranga y'u Rwanda kera yari inka. Umuntu wabaga wakennye akajya guhakirwa inka kuri mwene wabo ukizifite yahindukaga umuhutu we. Murashi agaragaza ko ijambo umuhutu atari Ikinyarwanda cy'umwimerere, ahubwo ryatiwe mu ndimi zo muri Kongo zirimo Tiruba, aho bagira ijambo muntu. Ati iryo jambo rivuze umukene, ntabwo rero umuhutu ari ubwoko. Nta n'imiryango y'abahutu mu mateka y'u Rwanda ibaho, nta muntu witwa muhutu wigeze ubaho abantu bakomokaho, ariko mututsi yabayeho, abatutsi bakomokaho, ariko nabo si ubwoko. Mu gitabo cye Murashi avuga ko ubwoko nyakuri bwa Kinyarwanda ari imiryango bakomokamo nk'Abega, Abagesera, Abazigaba, Abacyaba, Abashambo n'abandi. Ashingiye ku buryo abazungu bahimbye amoko mu Rwanda, Murashi avuga ko abategetse u Rwanda kuva kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri bashutswe n'abazungu bagahimbirwa ubwoko kugira ngo babakorere. Yavuze ko nka Mbonyumutwa Dominique wayoboye u Rwanda nyuma yo kwirukana umwami, Kayibanda Gregoire waruyoboye rukimara kubona ubwigenge na Habyarimana Juvenal, bamwe bahuriye ku kuba ibisekuru byabo bidakomoka mu Rwanda ku buryo n'amoko biyitiriraga atari ayabo. Ati nka Mbonyumutwa yari umututsi, Kayibanda yari umushi, Gitera yari umunyoro, ntabwo ari abahutu. Ni ibintu byo kubeshya Ababiligi bazanye ngo bagonganishe abantu. Yakomeje agira ati nka Mbonyumutwa naganiriye n'umuntu bari baturanye, bavuga ko ari uwo mu bantu bitwa Abanyori b'Abagesera bigabanyijemo ibice bibiri, bamwe bakomeza kuba Abatutsi abandi bahinduka Abahutu. Yaranansobanuriye ati Mbonyumutwa tumukubita mu 1959 ni ukubera ko yatugambaniraga akatubeshya kandi akatubeshyira akoreshwa na ba Peraudin. Mbonyumutwa amaze kuvaho u Rwanda rwahawe Kayibanda, ariko amazeho imyaka 10 mu 19
zisaga na 73 ahirikwa na Habyarimana. Murasha avuga ko na Kayibanda nubwo yakoreshejwe ngo abazungu bikiza abatutsi n'ingoma ya cyami babitiriraga nawe ubwe batamushiraga amakenga. Ati Kayibanda igisekuru cye mu Rwanda ntikirenga sekuru rwa Banyiga se ni Rwamanywa. Kayibanda yavukiye Musambira ariho se yigishaga Gatigisimu, ariko sekuru rwa Banyiga yavuye muri Kongo ku ngoma ya Rwabugiri bahunga, baraza babatuza mu Ruhanga, Igitisi na Nyamagana. Hanyuma se wa Kayibanda arahavukira yiyita Umuhutu kandi yararongoye Umututsikazi. Yongeyeho ati kugira ngo bamuvane ku butegetsi baramutinyaga cyane kuko yari afite baramube ba sebukwe benshi b'Abatutsi bakavuga bati washobora kuduhinduka. Urugero Rwagasana Michel intwari y'u Rwanda ni mwene se wabo, base baravukana ariko ntabwo bavugaga rumwe. Rwagasana yari umukarani w'umwami Rudahigwa, Kayibanda yari umukarani wa Peraudin. Kugira ngo rero Kayibanda bamwizere byari bigoye. Habyarimana wamusimbuye nawe Murasha avuga ko atari Umuhutu nk'uko yiyitaga kuko inkomoko y'igisekuru yatari mu Rwanda ahubwo ari muri Uganda, aho sekuru Rugwiro yaje avanye n'abamisiyoneri, ahubwo ngo we n'abandi bamwe bo mu bice by'amajyaruguru bakoreshejwe n'abazungu ku nyungu zabo. Ati bakoze icengezamatwara mu Bakiga kuko bavugaga ngo ni Abahutu badafite amaraso y'Abatutsi na make, batoza bariya babagosora ngo nibo Bahutu batavangiye, ariko si Abahutu ni Abakiga Bikabare na Rutsuru. Babatoje bizeye ko bazasimbura ba Kayibanda na Mbonyumutwa baza Gitarama batakizera kuko bavanze n'Abatutsi cyane. Repubulika ya mbere n'iya kabiri zashyize imbere irondamoko, zicengeza mu Banyarwanda ko ntacyo bapfana, ko bamwe ari abakavukire abandi bakaba abanyamahanga, bagamije kubategeka. Nyamara byose bishingiye ku nyigisho zazanywe n'abazungu. Murasha avuga ko ikimutera kwandika amateka y'u Rwanda ari ukugira ngo baba bazungu bayagoretse n'Abanyarwanda bayafashe nk'ukuri bahinduke. Ati byandika no mu Gifaransa kugira ngo abazungu babisome babimenye ko baduhemukiye, n'Abanyarwanda bazabimenye babivemo, tureke gupfa ubusa n'ibinyoma. Ndagushimiye cyane wakurikiye iki kiganiro, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ntibikajye bigucika. Naho nge twabanye na Thierry Areniyigena TV.